Murakaza neza kuri channel yacu yitwa Ambaraneza Samuel. Tubahaye ikaze abakurikiye Ambaraneza Samuel. Aka kanya tugiye kubereka uko bakata ipantaro. Ndagira ngo mukurikire neza iyi video. Ndabizi neza ko irarangira mu bimenye. Ahangaha rero ufata uburebure ukabugabanya 4, warangiza hano ugashyiramo uburebure bwose ukongeraho 1.5 y'urukubiro. Noneho warangiza ugahuza imirongo, warangiza guhuza imirongo ugashyiramo ibipimo. Murakaza neza kuri channel yacu yitwa Ambaraneza Samuel. Ishimiye kubana na mwendani wakura amasomo y'ubudozi usibye muri Ambaraneza Samuel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana. Ahangaha rero bashyiramo ibipimo byo mu kibero, maze warangiza kubishyiramo ukagarukamo 2, warangiza ugahita uca umurongo uhagaze ugororotse neza. Noneho ugahita upima ya 2 ahigeze, ugaca umurongo no haruguru aba ari 2, hano ugakuraho 1, warangiza ugashyiramo ibipimo byo mu nda ugabanyije 4, 3 2 kugabanya 4 ni 8. Noneho wasoza aha hepfo naho ukuraho 1, noneho ugahita ushyiramo ibipimo by'umuzenguruko wo hasi. Uyu murongo rero uwuhuza n'uyu, wamara kubihuza ugashyiramo umurongo wo mu mavi. Umurongo wo mu mavi ufata uburebure bwose ukabugabanya 2. Noneho rero hano kuri lisane tuhita tuhahuza no mu mavi, akaba hameze gutya. Noneho hano nanone ku murongo w'umupando niwo tumanura tugahuza n'ahandi twakuyeho 1. Hano hepfo rero twongeraho igice ariko tugaca umurongo tuwuberereta. Hano rero tuzamuka 2 nk'uko tuba twatambitse 2. Uyu rero ni umufuka, turamanuka 7, noneho duce umurongo dukurikije aho ibipimo byagarukiye. Noneho hano turakuraho igice, nitumara gukuraho igice duhite dufata umukasi dukate. Murakaza neza kuri channel yacu yitwa Ambaraneza Samuel. Ishimiye kubana na mwendani wakura amasomo y'ubudozi usibye muri Ambaraneza Samuel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nzabigisha icyo mushaka cyose nzashimira nyuma, nimubona kwita kubigisha ari byiza. Korera Nyagatare mudukeneye mwaduhamagara kuri 787-795-5680 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Iyo rero usoje gukata na kano kantu ugakuyemo, uhita urambura cya gitambaro. Noneho bimwe umaze gukata ukabicurika, ukagishyiraho gicuritse kugira ngo use nkaho tubuye igitambaro. Niyo mpamvu kuko tuba twakase hepfo ari hani ahasigaye ahanini, hano hejuru hasigaye hatoya, noneho tukaza kugicurika kugira ngo bize gukwiraho neza. Noneho bino biri kurengaho uhita ubikata ukaringaniza neza. Noneho hano ukashyira sinye cyangwa se akamenyetso, warangiza igipande cy'imbere burya ntabwo kiba kingana n'icy'inyuma. Igipande cy'inyuma hano hasi kiba kiruta 1 n'igice, hano kikiruta 2 n'igice.
hano ni ku murongo w'umupando twongeraho 2 n'igice, hano hasi ni ku murongo w'uburebure twongeraho 1 n'igice, noneho twarangiza tugakora hejuru uko haba hameze. Kanze mabereke neza, urabona hano hejuru ukuntu hameze ni hahandi twakase lisani. Hano rero kubera ko tube twamanutse igice tuzamuka 2, ariko iyo tutamanutse kino gice ubwo tuzamuka 1 n'igice. Noneho warangiza hano hirya haba hariyo 1 ahangaha, noneho iyi 1 wamara kuyongeraho hano ugahita ushyiramo ibipimo byo mu nda, warangiza ukabigabanya 4 ukongeraho 2. Noneho uyu murongo rero uhita uwuzana hano igipande cy'imbere cyagarukiye, warangiza ugahita ukuramo inguni, ugahita wakora haviringuye cyangwa se ari nk'uruziga, uhita ukora umurongo wihese. Noneho hano ugahita ukuramo inguni, warangiza ugakora. Video rero izakurikira iyi ngiyi niyo kukwereka uburyo ki inuza ipantaro tuyidoda. Ubwo mukurikire, kandi umuntu mushyashya nakore kuri subscribe kugira ngo nindushyiraho indi video azahita abibona mu ba mbere. Kandi ikindi ushobora gukomeza ukareba n'izindi video hepfo ahangaha twagiye dukora zitandukanye. Ku mifuka y'imbere rero dutambika 2, naho ku gipande cy'inyuma ni 4, niho hamanukira pensi. Kandi rero mbabwire ko pensi uburebure igira 3 n'igice, ariko hari n'abakora 3, ariko imbere ku bipande by'imbere umufuka wo ugira 2, niyo utambikaho uberetse sinye. Ushoboye ibyanani abandi, niyo mpamvu nza gukunda kugeza pfuye basange Nyagataraho, bakorera nibo bashoboye, abandi byarabananiye, nza kugwa inyuma njyewe nza kwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel, mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe mani mana yaduhaye, komerezaho. Neza muri Mbaraneza Samuel Shop, Samuel we ushoboye byananiye, abandi niyo mpamvu nza gukunda kugeza mvuye basange Nyagatare, aho bakorera nibo bashoboye, abandi byarabananiye, nza kugwa inyuma njyewe nza kwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel, mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe mani mana yaduhaye, komerezaho.
wakoze gufata umwanya wawe warangiza ukadukurikira. Nimunyemerere tuzahurire mu yindi video y'ubutaha. Bye bye. Imana ibarinde, ndabakunda kandi Imana ibahe umugisha. ushoboye ibyanani abandi niyo mpamvu nza gukunda kugeza pfuye basange Nyagatare aho